beshywa ireba byose ikiherera niba wowe Mana uzi ko nubatse ingo nkaba isi yose naratanzweho ko nasenye umuryango uyu muntu wabigizemo uruhare simvuze imiryango simvuze abo bahabwa amafaranga ngo baze bagambanire mama Chance kuko na Yuda yarayahawe agambanira iki umwana w'Imana mwebwe rwose mukomeze murye mwarahiriwe iki ni igihe cyo kugira ngo mugire gute murye kandi ni agaciro k'amavuta ubundi ahantu amavuta ari abantu bararya inshishi ziraturu ya baba akira uyu nawe uri muri izi ngeso mbi we wabaye umuzima mubi z'ubugambanyi yego nawe ijuru rimanuke rize rimuhanira ibyo yagize gute yakoze isi yose izagire gute izabimenyera hagaragara nta kindi narenzaho hano yego nimba mama Chance narashenye urugo rwa Joel mube maso hano hantu niba narashenye urugo rwa Joel watanzwe nk'ikimenyetso akabihamya yuko namusenyeye iki urugo bakagaragaza ko hari n'izindi ngo nashenye nyinshi cyane zitabarika ngo nyinshi zitabarika Pasi hari ikintu kimwe ngira ngo mvuge Imana yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi itegeka ibintu byose bikayumvira ireba ibyiherereye iri hejuru y'imbaraga z'amafaranga ikaba hejuru y'imbaraga za Satani Kristo wamuziritse iminsi atakazukana intsinzi niba ko kizingo narazisenye n'igihugu nagize gute waragisenye rero mama Chance nta kindi kimukwiriye banguka hano nzirika akira nzirika mama Chance nta kindi kigize gute wagize vuba koko tukihuta banguka akira Imana imanuke mama Chance wasenye u Rwanda agasenya umuryango nyarwanda agire gute abohwe wabashije ibi bintu kubigiramo uruhare kubw'iki kubw'indamu kubw'agafaranga n'indambi uwabigizemo uruhare uwabigizemo iki uruhare uwapanze iyi gahunda uwateguye dosiye hari umuntu mvuze uwateguye iki iyo gahunda iyi dosiye yego kugira ngo umwana w'intama w'Imana agambanirwe muri mama Chance ko senye iki ingo kandi nge n'umutima wanjye mpamanya n'Imana ko nubaka iki ingo yego niba koko duhereye ku rugo rwa Joel rwatwanze ko narusenye nyuma hagakorwa ikiganiro cy'uko abantu bagomba kwirinda umuhanuzi mama Chance asenye ingo nihagira uwihuta nkoniwe uzankubita isi yose igire gute ibimenye kandi ntuzankubite ibyo ifite ari bumenye aya mapingu y'ijuru ari kumva wa mudayimoni we wa mwuka mubi we niba ibi bintu ari akagambane kubw'imbaraga z'ifaranga kubw'imbaraga z'icyubahiro abantu bahagararamo baharangiza bagasenya ubwami bwawe uyu muntu wabigizemo uruhare nawe aya mapingu y'ijuru azagire gute azayambare bari imbiri ko musarura aho mwagize gute mwabibye inkoni y'Imana ibagezeho mwese rero mbifurize ibihe byiza mwese mukunda mukurikira ibiganiro byacu amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe mwese aho muri hose byo muri gukora byose nukuri tubasabiye ubuntu utangwa na data twese uri mu ijuru na cyane ko kuba turiho kuba nawe uriho ntabwo ari imbaraga zawe si ubwenge si ubutunzi si amafaranga si inshuti ahubwo ni ubuntu bw'Imana kubera ko bakubajije ngo ikiro cy'umwuka ngo kigura ngahe uzabaza wagiye kuri bomboni wagiye kuri oxygene bamushyiramo bamuha uwo mwuka uzamubaza amafaranga yishyuye nibwo uzamenya agaciro k'uyu mwuka duhumeka rero tujye dushimira uduhaye niyo Mana data rero yaturinde yubahwe kandi ibihe byose nawe rero aho uri hose ibyo urimo urakora byose fata akanya kawe wongere utekereze ku Mana wongere kandi uyicire bugufi aho bitagenze neza uyibwire ngo Mana umbabarire kandi wemere utsindwe kandi usenge kugira ngo bikomeze kugenda neza cyane ndishimye cyane kuba ndi kumwe n'uyu mubyeyi twa mama Chance abantu benshi cyane muramuzi muramukunda muramukurikira abandi mukunda ibiganiro bye abandi mwibazaho byinshi abandi muramukunda nta n'ikindi kintu mwitayeho abandi umwanga nta nicyo ni uko isi imeze nyine ariko ibyo ari byo byose nizeye ko ugiye kuri cyo kiganiro uraza gufashwa nacyo kandi mu buryo bukomeye cyane Umwana niho yizerera kandi nanjye niho nizerera kandi nizere ko namwe ariho mwizerera in God I trust Yesu ashimwe mu Chance urakomeye cyane
mu mana niho wizerera. Yego. Iryo jambo uzane hano ryanditse ariko ni iyo I yabaye twabaye benshi in God we trust. Zano ryanditse hehe? ya pasi yabyanditse Oya hari ahandi byanditse. awamwe nawe N'abandi barahazi. Abantu bakumbuye idolari kuribona n'amaso. Iryo jambo in God we trust byanditse mu madolari ya USA ya Amerika. yego Amashansi by'igihe kinini cyane bitari by'uyu munsi nifuzaga kuba twicaranye. Imana irabikoze, Imana yacu ishimwe cyane. Amashansi karibu rero suza abantu bacu se n'ibikoresho ufite aha sinzi uko ndibigufashe kugira ngo basuze neza. Reka nkufashije kano tugashyire hano yego n'uyu mugozi yego ngo nituza kugera ku kazi kawo turaza kubyegereza. Hari ikibazo gutya? nta kibazo. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe pasi Urakomeye? meze neza cyane. Ese abantu hari ikibazo abantu benshi nabonye bibaza. Amashansi afite imyaka ingahe? Eka Kuko rero, bakomeza ubwo ni ubuzima buri prive igihe nikigera bazabimenya. kuko harimo n'abantu bose amashansi umwana w'amashansi ubundi arahari cyangwa ni kwa kuri zina bibaza aracyari umwana w'umukobwa kuko bajya bibaza. Hari umuntu wabimbajije mbona no muri commentaire z'ahantu hatandukanye. Ese uyu mwana ni umukobwa ni umubyeyi ni umumama amashansi ubundi turaza kubyumva byinshi cyane ariko reka nkwe kano Bacange nkuko nanjye byancanze nanjye nuko mbibona. uracanganye kibazo. Oya nyine hari ibintu bigukorekerwaho cyangwa bikugaragaraho ukabona nawe byaragucanze ukavuga ati byose ni ubuntu bw'Imana. Nukuri Yego, reka ngwa aka kanya yego twasinze ariko reka shaka ko dusenga isengesho kugira ngo Imana tubure mu kino kiganiro maze tuyobore Imana iguhumurira cyane. Yego Data wa twese uri mu ijuru, Imana idukunda kandi twitaho. Kristo witanze ukaza kuducungura kugira ngo tuboneke mu rukundo rw'iyo Mana yacu. Warangiza umurimo wo kuducungura ukadusigira umufasha mwuka wera udufasha muri byose. Icyubahiro n'ikibi cyanyu muragikwiriye. Mwuka wera rero dufasha muri byose. Tuguhaye karibu kuko niwe mugenga wabyo byose. Ibihe kubaho kwacu muri rusange byose bigengwa nawe. Tuguhaye karibu n'ikaze. Ntaba ari twe ahubwo izina ryawe Data rihabwa icyubahiro. Turi hano kubw'imbabazi zawe kuko irambuye ukuboko kwawe kw'imbabazi ni ukuri ibiremwa byose tubaho. Kubw'izo mbabazi zawe rero nyemerera ugushaka kwawe kuba ariko kuba icyo ugambiriye kandi ubona gikwiriye kiba aricyo kiba. Aka kanya duhagaze mu butware duhabwa n'Imana ishobora byose dufunze amarembo y'ikuzimu. Ubwami bwawe ni buze nunyemerere kuko intsinzi ari yawe Kristo. Kano kanya n'ubundi intsinzi yaba ari igaragara haba muri nge haba mu bari inyuma ya kamera haba no mu badukurikirana uko iminsi igenda ihita. Intsinzi ni yawe Kristo, ni nayo itwicaje aha, niyo ituma baza gukurikirana ibyo bagomba gukurikirana bihembura ubugingo bwabo kugira ngo bakomeze inzira ijya mu ijuru. Ngaho niba uko nguko wabiteguye ni mu izina ryawe Kristo dusenze twizeye, amen. Amen. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro kubw'uyu munsi mwiza yo kongera kuvuga. Nawe ushobora kuba utari mu bihe byiza, ushobora kuba unanijwe, ushobora kuba uruhijwe n'ibihe bitandukanye n'abantu batandukanye ariko tubwire ngo Yesu niwe gisubizo kandi akubere byose cyane. Twatangiye rero nuko twabivuze amashansi uri mariye kuko sindabona wambaye impeta ariko mu mahitamo amashansi ubundi ako kantu gato nashaka tubanze tukaganira niba nta kibazo utubwire ibyo wumva ko biraza gutuma hari byinshi cyane nasobanukirwa uzajya n'umuntu unamenyera. Ubu rero Pasi hari ikintu navuga hano noneho abantu tukaba tubashyize mu rungabangabo urumva kakaba karabaye. Rero aka kanya ibyo mbajijeho ni ubuzima buri prive bwanjye bwite ariko igihe nikigera kuba ntambaye impeta nzabisobanura ariko ubu ngubu ntabwo ari igihe cyabyo kuko kiri mu ndira bavuga butumwa cyane cyane mu itorero rya ADEPR iwacu muri presentation. Yesu ashimwe bene data, nitwa Pasi nkaba ndi umupapa w'abana babiri n'umugore umwe nkaba ntuye nkorera umurimo w'Imana. Iyo ni ya presentation nyine. Ubundi mama Chance we mu byo kuvuga ubutumwa wiyipresenta gute muri presentation utanga? Buriya abantu bankurikirana bajye bihangana akenshi ibyo mvuga mbivugishwa n'igihe ndimo. Yego itangira ryanjye uko bivuze niko ni presentaga ariko ubu muri uko kwezi kwa 10 amazina yanjye ni Ingabire Solange, mu izina ry'urugendo rw'urushako ni mama Chance, ndi umukristo, adresse yanjye ni muri ADEPR. Ibyo birabaye muri ADEPR ngo mu CG mu baraguhagaritse igikoni ayo makuru ntayo nzi nta rwandiko nta message yigize kujya nta na kimwe nzi.
okay imana ishimwe ubwo nta gaciro bifite ibyo ngibyo. gusa umuntu uri kuvuga ayo makuru abaye ari ibihuha no kubeshya ku bw'iki kinyoma gifashe isi yego uwo muntu ni ukuri yihana, ariko abaye ibyo avuga ari byo koko babaye baranampagaritse rwihishwa ni ukuri nabo bakoze amakosa bagomba kwihana. oya byanga byemera kuba batabikubwiye ADEPR ikorera mu mucyo ntabwo nta nubwo ituma abantu runaka ahubwo igihe abantu bavuga ibintu kubera inyungu zabo bwite cyane nyine wumvishe ko mvuze kuri kote zombi gusa uko nzi itorero ryacu rya ADEPR yego ntabwo ibyo bintu babikora ntabwo batangaza guhagarikwa kwa mama Chance ubwanjye ngewe ntarabimenya rero ntabyo nzi yego gusa hari abantu bijajwa kwa kundi komite iterana bazi ngo bafite abantu bazima bakagira uburyo biga ku muntu bakagira imyanzuro bo bafata, ariko muri iyo myanzuro bagifite ibyo bari gushakisha kuzuza. Noneho umuntu yakumva inkuru uti ngomba nanjye kujya kuvuga bino bintu ariko ni ukuri ntago ndahagarikwa ndi umukristo mu itorero rwose kandi naho nanahagarikwa yego itorero ni ababyeyi batubyaye umubyeyi ukoze amakosa araguhana yego rero n'iyi torero ryampagarika yego ngo hari amakosa naba nakoze nyine bagomba kumpanira rwose kandi amakosa umwana mwiza nuwemera ko yakojeje ubundi akanahana. Njye nkubwira ukuntu njya nkosa hari nk'ubuhanuzi buza muri njyewe nkabujyanira itorero yego ntabujyanira itorero mu mahame y'itorero wenda bikaba bitemewe ko ubwo buhanuzi bwasohoka kandi mwuka ari kumbwira ati busohore ibyo bintu rero bishobora kubaho yego kugira ngo umukristo ubwo buzima bwose bumugereho itorero rikaba ryanakubwira ati ntubitange atari uko batandukire bataye umwuka wera uyu mwuka ari muri bo ahubwo ari muri bo kugira ngo akugerageza arebe ko nawe umusuzugura aka kanya pasi ushobora kuba uri umushumba umwuka uri muri wowe uhamanya n'uri muri njye n'umwe ariko umwuka uri muri njye akemera kugira ikintu mbuza kugira ngo arebe yuko aho uko mpahagarara kandi yemere ko no mu ikosa ntakurikiza ibyo bambujije ndikora kugira ngo intege nke za muntu zisohorereho. Rero itorero yego ni umubyeyi igihe wakosheje bagomba kuguhagarika rwose. Mama Chance rero impamvu nagutumiye ni nyinshi uraza kwihangana umwanya turi bumare hano tuganira gusa ndashaka ko nkuko nakunze gukurikira ubutumwa bwawe uvuze ko waje gukura abantu mu rungabangabo cyangwa se mu rujijo cyangwa se kubasobanurira ibyo bo badasobanukiwe kugira ngo bamenye nk'intumwa y'Imana nk'umuhanuzi w'Imana. Sasa ni ibintu byiza cyane ariko muri iyi minsi ahubwo ndiko nuri gutera abantu urujijo kuruta uko wari bakuramo bijyanye na commentaire soma bijyanye n'ibyo ngenda nkurikira abandi bantu mwagiye mukorana by'igihe kinini cyane bagiye bavuga. Niyo mpamvu rero nagutumye hano kugira ngo dukore abantu mu rungabangabo ubwo byinshi rero biraza kugera neza cyane. Mama Chance ubundi duhamagarwa bitandukanye tugahamagarwa no hatandukanye tugahamagarwa gutandukanye kuko twese ntabwo twahamagarwa mission imwe ntabwo byakunda kuko turi intumwa z'Imana tugomba gutumwa nagiye atandukanye. Nari ndi kwibaza nanabitekereza cyane kugira ngo tubihere hano ubundi Mama Chance cyangwa se Solange umuhamagaro wawe waje gute watumwe gute wahawe izihe nshingano mu murimo w'Imana kugira ngo ibyo wahawe ku munsi w'urubanza tumenye ngo uzamenye ngo nabitanze neza Imana irampemba cyangwa se irampana byose biba bishoboka bimeze bitabo ngaho. Njyewe amakuru mfite nk'umuhanuzi w'Imana ariko amaze nihanurire ntangaze n'aya makuru urabizi imihamagaro n'itanu iboneka mu Befeso yego ni mu Befeso iboneka iyi mihamagaro uko ari itanu mu bumwe bwa Kristo hari umuhamagaro w'intumwa umuhamagaro w'abahanuzi umuhamagaro w'ivugabutumwa umuhamagaro w'abungeri yego n'abigisha. Iyi mihamagaro uko ari itanu njye nabaga muri iri torero ryanjye ndi umuririmbyi yego kandi rwose nakoreraga Imana nkumva riraryoshye urumva abaririmbyi baboneka mu ivugabutumwa ariko hakabonekamo impano za gihanuzi n'izindi impano kuko byose biruzuzanya. Rero naje kumenya umuhamagaro wanjye ko ari uwa gihanuzi yego mu gihe muri korali naririmbagamo yitwaga Giovanisi twari mu masengesho noneho ayo masengesho ndi mu nzira ngenda numva ngo ayo masengesho we yasenge mu ntego yo kuba ugomba kuba we mbigira ibanga senga ayo masengesho ari ubwo buryo. Imana rero niho yaje irasanga irambwira ngo mwana wa nakuremye nk'umuhanuzi ku isi nta wundi murimo nguhaye ni uguhanura. Aho ni Imana yisi ivuganira nanjye ngo va muri korali ntuzabihuza ngo bihure kandi muri korali
nari ntangiye kwiyumvamo umurimo wo guhangira korari indirimbo, ariko uburyo nari ntangiye kwiyumvamo umurimo si ibintu nicaraga ngo mpite nkora, nabyo byazaga nk'ubuhanuzi kandi bikaza bigendanye n'igihe. Ubwo rero aho ngaho niho natangiye kwegera Imana, ntangira kuyibaza. Njyewe no mu ishuri uwo ndiwe nkunda kubaza, ntangira kubaza Imana umuhanuzi gute na gute, Imana igenda isobanura no kumpamagara. Uyu muhamagaro w'urugendo rw'ubuzima, hari umuhamagaro uhamagarwa uje ku isi uvuka, hari umuhamagaro uza mu bice bigiye bitandukanye mu rugendo rw'ubuzima nyine tubamo bwa buri munsi. Rero mu muhamagaro w'urugendo rw'ubuzima bwa buri munsi naje guhamagarwa umuhamagaro wo gukura abantu mu rungabangabo. Urwo rungabangabo rero ntangira Imana inkoresha uriya murimo abashumba bakose cyangwa ofisi ahantu abantu bakahagusanga buri muntu ku giti cye. Yego, ntago natangiye nshyiraho ofisi cyangwa nshyiraho ahantu runaka, ahubwo nabitangiriye muri sari wanjye. Saro ndayitanganyiha Imana, abana nkabaheza, abantu bari mu rugo nkabaheza, umuntu akaza tukicara nkamuhanurira. Rero ntago ari aho kuba umuhanuzi byatangiriye. Njye navutse ndi umuhanuzi ngendana n'ijwi rimbwira. Niba nyuze ahati nyura, niba nambaye umwenda ati hoya wikwambara uwo. Nagendanaga n'ijwi. Iri jwi rero ntago ryo kuba umuhanuzi, ntago naryakiriye nuzuye umwuka wera, ntago naryakiriye kubera ko nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Njye namenye ubwenge bwo kumenya gutandukanya ikibi n'ikiza ngendana ijwi ry'Imana. Yego, umva rata, kuko abantu kenshi icyo kintu harimo n'igihe bahura nabyo no kubisobanura bikabona Imana igumukiye cyane. Ntabwo turi butinde cyane kubera ko hari ibintu byinshi cyane ntambara umazemo iminsi winjiyemo. Ndabyibuka umunsi umwe twize kuvugana, hari ikiganiro nakoze ukimpaho navuga ngo umpaho verisiyo yawe ugira byinshi cyane unsobanurira ku by'iki kiganiro nakoze, ndetse binahuye n'iby'Imana yakubwiye n'ibyo yakweretse. Icyo gihe byari ibihe bikomeye cyane. Urambwira ati ndashaka kuzaza kubwira abantu ubutumwa, ariko ndashaka ko twazakorana mvuye kuyoboka Imana, kubera ko niho Imana yampayeho nzajya mbanza gutambutsa ubutumwa mbere yo kubutambutsa ahandi. Ni nako byanagenze koko, ubutumwa barabutambukije, natwe twaje guhura turabitambutsa, abantu baza kubyumva. Nuko ariko mu minsi ishize nani wajya gutangariza ubutumwa ba Perezida na ba Zaburi, naje kubona byinshi cyane batangaje, bahamya ko mu gihe cyose bamaranye basanze utari umuntu w'Imana, ndetse banabwira n'abantu yuko mu gihe cyose mwakoranye basanga icyo gihe bakicuza kuko kiba cyaratakaye icyo gihe. Mama chance abantu bamenye nk'umukozi w'Imana, babonye mu ishuri y'umuvugiramana uhamya Kristo, bo mwagendanye urugendo, bakaba baraje kutangaza neza banemeza yuko atari byo. Mama chance yenda wagiye utangaza ibintu byinshi bitandukanye, ariko ndashaka uyu munsi tugiye kwicara dusa, sinzi ko ndashaka ko tuganira mu buryo bwimbitse kugira ngo n'umuntu dukurikiye tumukure muri urwo rungabanga rwose nk'uko Imana yanabiguhayeho ubutumwa. Uyu mwanya ni uwawe kugira ngo tumenye gute uri umukozi ukorera izindi Mana ariko ukaza hano ugahamya Kristo ukanamuvuga, bimeze bite ubundi? Pasi, rero hari ikintu kimwe nshaka kubanza kuvuga aha kuri kamera mvugira, n'abandi banyuze n'abandi bazanyura, abanyamakuru munyura n'abandi bantu bakanyura. Ahangaha ntago ariho herekana abo turiho, oya. Kandi Yesu yabivuzeho, abwira abigishwa be bamubajije ngo abawe tuzababwirwa n'iki, baramubwira ngo Yesu arababwira ngo muzababwirwa n'imbuto bera. Yego. Ikindi cya kabiri, umuntu w'Imana, yego, ntabwo wamumenyera kuri kamera, si ku ruhimbi hariya badutereka tubwiriza, sibyo? Nta hariya ntabwo ariho wamenyera umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana uzamumenya mwebwe muri bangahe? Muri babiri. Ikindi gikurikiyeho, kugira ngo Satani asenye neza, yarabanje yinjira mu ibanga rya bangahe? Rya babiri. Ariyo mpamvu ubona nitwaje iyi nkoni, yego, kuko iyi nkoni nayibonye mwiyerekwa n'uyu mugozi ugereranywa n'amapingu. Yego. Rero ibyo abana b'abantu batamenya biri mu ibanga, yego, hari igihe bijya biba ngombwa bikajya ahagaragara. Njyewe Imana intuma ku mbuga nkoranyambaga bwa mbere tuvuye muri Covid, yego, nari mfite ubutumwa bwinshi kuko mfite igitabo nise ngo ni igitabo cy'amahishurirwa kizamo ubuhanuzi bushyashya. Mfite n'ubuhanuzi bumaze igihe mbitse butarasohora. Wahanura buri munsi ukajya usoma ubuhanuzi. Yesu mwami wanjye, menya hari nzarenda mpfu butarangira. Rero Pasi, nza kuri izi mbuga nkoranyambaga
imana yantumye ku mashene abiri, kuri zaburi nshya inyuma ya kamera, ku iyobokamana imbere ya kamera. inyuma ya kamera Inyuma ya kamera ngo bishatse kuvuga ni imikorere ya zaburi tutari kuri kamera. ubu message ugomba kuma bitari byo kuri kamera ushobora kumuhamagara nka pasi gute imana nge nawe tugakorana ariko kamera utayintunze. yego Ku iyobokamana kuri kamera, face to face gutya ndi kuri kamera. Rero uyu muyobozi wa zaburi nshya n'uyu muyobozi w'iyobokamana turaziranye, bikomeye turaziranye. Mbega sinzi uburyo nabivuga urumva. Uyu rero ndahera kuri zaburi kuko niwe muntu wa mbere wanyakiriye kuri izi mbuga nkoranyambaga. yego Ndanamushimira, aranamperekeza dukundanye tumeranye neza. Yego aramperekeza, ndataha ndakomeza njya kuyobokamana. Kuyobokamana nta n'amasegonda twamaranye nahise njya kuri kamera. Ndashimira Imana urwo rugendo rwose nagendanye na Joel na Plaisir ko yabanye nanjye. Aka kanya rero kubw'ibyo abantu bari kumva bivugwa kuri Mama Chance, yego ndagira ngo ntangarize isi, nge nta kibazo mfitanye na Joel, nta n'ikibazo mfitanye na Plaisir, uretse Satani yego wiyemeje kuri izi mbuga nkoranyambaga kugonganisha abana b'Imana, yego kugira ngo twiherere muri duhere muri ibi by'umujyane no gucyocyorana, duhere muri ibi yego abo nibirega turega. Rero ndatangariza isi, ntangariza na shitani, ndatangariza isi muri ubu bwami dutuye bwa muntu. Ngewe na Plaisir na Joel turaziranye, turi inshuti, yego mbega turaziranye kandi nta nicyo dupfa. Noneho nkongera nkatangariza Satani mu kirere cya kabiri cy'ubwami satanike hariya yahagaze amanutse kutwiba no kutwica no kuturimbura. Ndagira ngo ntangarize Satani kuko uyu nta wamunyuraho, nta wamunyuzaho ko ari umuhanuzi, nta wamunyuzaho ko ari umwigisha, nta n'uwamunyuzaho ko ari nta kintu wamutambutsaho, nta no kumenyekana wamunyuzaho. Ikintu kimwe gituma utambuka mu kirere cya kabiri ni ukuba uriho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Kandi iki kimenyetso cy'amaraso ya Yesu kugira ngo kikugeho nuko nta muntu muba mufitanye ikibazo. Rero shingiye ku butumwa ndi gutangaza ku bantu turi gusengana amasengesho y'iminsi 40, mbanze mbutangarize n'abari kunkurikirana kano kanya. Nge nta kintu mpfa n'aba bene data. Imbabazi z'Imana yego ziri kumwe nanjye kugira ngo mbababarire, kuko aka kanya Joel ahingutse aha na Plaisir yanyibonamo nanjye nkamwibonamo. Ahubwo icyo dupfa ni uyu mwanzi Satani waje kutwica no kutwiba. Unasema ukweli kabisa, uravuga ukuri cyane. Ibi birakomeye cyane, uvuze neza cyane ko muziranye, byanze byemera ubwo bishatse no kuvuga ko ibyo bavuga ari ukuri. Urakoze. Rero aka kanya ntago nje guhakana, yego kuko ibyo banshinje, yego hatabaye Imana yankura muri runo rubanza, ubwanjye sinarwikuramo. Kuko niba Joel ubwe avuga ngo twihereranye njye nawe turi babiri n'umugore wanjye mwihereranye, yego twarihuje ubwacu dusanga wadusengeye urugo, yego nuvuga ngo ibyo naganiriye na Joel uretse Imana ibizi nta wundi muntu ubizi, kandi ibyo naganiriye n'umugore nawe uretse Imana ibizi nanjye n'umugore we nta wundi muntu ubizi. Imana yo mu ijuru niyo izi kuri urugo narushenye cyangwa ntarushenye. Ariko aka kanya aba ibi bintu nkora mbisubiramo, igihe cyabyo nikirangira ubwo bizaba birangiye, kuko turi mu gihe cyo gukura abantu mu rungabangabo. Ariko aba bantu tubwira, yego ntago iza leta Meloni bikoreye, ni abantu batekereza bafite ubwenge, yego gutinyuka ukabwira isi yose ngo yihereranye umugore nanjye aranyihererana, twihuje dusanga yadusenyeye. Kandi aba bantu nyuma y'uko ibyo biba babonye ko twakomeje nge nawe tukagira gute tugakorana. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, yego gutinyuka ukabwira isi ngo nakuzengurukije kumva. Icyambere ese iyo mva nayikuzengurutsa hageze yitwa Bobo nguyu, iyo mva reka nemere ko iyo mva ihari, kakanya twemere ko imva ihari. Nakuzengurutsaga imva nk'umuntu w'umukristo wari wamaze kubibona ko ari imva, ureba iki. Reka nemere ko ako kanya nkuzengurutse imva, yego ntabyo wamenye. Ariko asaho bamaze kukubwirira yuko bakuzengurukije imva wahumanye, kuki wakomeje gukorana na Mama Chance. Aka kanya muri aka kanya turimo isi ifite ubwenge butekereza, yego kuko aba bantu tubwira barashishoza, harimo abagenzuzi. Iyo ubwayira kubona nk'uwagize ute nkuwabeshye. Hari ikintu gikomeye kuko ngira ngo ibyo bintu bijya binabaho cyane cyane bikunda kuba yenda ku bahanuzi, nibo nakunze kubona bigarukaho, bagakunze kugaruka bwo ni abahanuzi b'ibinyoma. Nicyo kintu navuga bakunda gusenya umuryango. Ngira ngo urabizi, akaba yaza agahanurira
mama chance ni urugero ti mama chance umugabo wawe imana yanyeretse aguca inyuma ti buriya yanyeretse kandi iyo muri kumwe muryamye aba yitekerereza abandi bagore ni urugero nawe akaza akamuca inyuma akavuga ati uriya mudamu wawe gutyo njyewe nshobora gutekereza ko ari muri iyo sanse byabaye ubundi mu by'ukuri ikintu cyaba cyarabaye ku buryo Joel umugabo ungana kuriya ufite Yesu Kristo kuko aravuga ko anamukorera cyane ashobora guhagarara mu ruhame akemeza ibyo bintu ubundi ikintu cyabaye ni iki niba ikintu cyaba cyarabaye ku buryo ashobora kuvuga ati ntabwo turi madamu wa Joel avuga ariko buryo Joel yavuze n'ubundi ko barabana setu nicyo kintu babahurizaho ariko ikintu cyabaye ikintu wakoze yenda cyo kugira kumva cyo turaza kukigeraho kubera ko yenda Bobo araza kumfasha hano ko nabonye yaragezeyo kuri urwo rugo hariya Nyamirambo hafi na Green Corner si Green Corner yego ariko tubanza turebe ikintu wakoze Joel yavuga ko wagiye kubateranya kuko iyo mico turabizi ku bahanuzi hari abaza batura muhanuzi yaransenya abahanuzi b'ibinyoma nyine nkabo so barahari buzuye kandi nabizo ngero urazizi wowe ni ikintu wakoze niriye jambo wabwiye Joel ukanaribwira madamu we rikaba ryarahereye hari rivuga ngo twasenyewe kubera ko abantu turatekereza ariko twese ntabwo twerekwa ngo twereke ngo mama chance ararengana cyangwa se Joel afite izindi nyungu zo kuza gusenya mama chance ahangaha tukiri aho sibyo njyewe n'umutima wanjye nta mutima undega kwa Joel sinasenye narubatse yego warubatse narubatse kandi bakemeza ko wasenye yego turabihuza gute uwubakiye bavuga ko yasenyewe nuvuga ko yasenye akavuga ko yubatse kuko iyo nza kuba narashenye ntabwo nari gukomeza gukorana nabo na Joel ikibazo mushobora kwibaza se koko Joel gute yemeye kuba cyangwa se hari ukuntu abayitube baraturenzaho nkaba mfitanye ikibazo na Bobo kimwe gikomeye cyane ariko kubw'impamvu za viewership kubw'impamvu za views kakomeza gushyigikira ko twakorana n'umura ko se uriya muntu ko mugenera kandi tuzimuzirana ariko kubera kuvuga ati nese niho ndi bukore iki kiganiro n'ugasenye ngo reka mwihera ikiganiro kamwera ikiganiro nibonera izo views n'ubundi byabe byarabaye namenye ko nzo kumwirira nzajya mwirira tudatinze aha hantu hari ikintu kimwe yego nabwira isi Joel kuri Zaburi nshya yaje nk'umutangabuhamya w'uko nsenya ingo agaragaza ko urugo rwe narushenye n'ibimenyetso yaje nk'ikimenyetso ikindi gikurikiyeho yego ngiye ubaka akanya tuvugana n'abandi baraje n'abandi bagize gute baraje uvuga ko abasenyeye yo bo rero ntibongere kunkuraho inkoni yanjye naje mfite ubuhanuzi bugira butya pasi uyu mugabo duhanganye nawe ni umukozi w'umuhanga sekibi ni umukozi w'iki w'umuhanga yego ariko nubwo ari umukozi w'umuhanga arabizi ko nawe aziritse yagize gute yarangiye ariko hariya azirikiye ahazirikanye ubuhanga ahafite ubuhanga butangaje kuba yakwitwaza gusenya mama chance yitwaje imbaraga z'amafaranga yego ndagira ngo ntagarize umuntu wese uri kunkurikirana ariko ngira ngo mbwire bano bantu kandi ubwo icyo ngomba kuvuga ndaba nkivuze aha twite tunaharenga umuntu wese uzi ko yakiriye gutya amafaranga akaza kushinja ikinyoma cy'uko nashenye iki ingo abizi neza n'umutima we yego ko nta rugo namusenyeye yego uwabashije ibi bintu kubigiramo uruhare kubw'iki kubw'indamu kubw'agafaranga uwabigizemo uruhare uwabigizemo iki uruhare uwapanze iyi gahunda uwateguye idosiye hari umuntu mvuze uwateguye iki iyo gahunda iyi dosiye yego kugira ngo umwana w'intama w'Imana agambanirwe muri mama chance ko nsenya iki ingo kandi nge n'umutima wanjye mpamanya n'Imana ko nubaka iki ingo yego niba koko duhereye ku rugo rwa Joel rwatwanze ko narusenye nyuma hagakorwa ikiganiro cy'uko abantu bagomba kwirinda umuhanuzi mama chance asenya ingo nihagira uwihuta hano yego nimba mama chance narashenye urugo rwa Joel
mube maso hano hantu. Niba narashenye urugo rwa Joweli, watanzwe nk'ikimenyetso akabihamya yuko namusenyeye iki urugo, bakagaragaza ko hari n'izindi ngo nashenye nyinshi zitabarika. Pasi, hari ikintu kimwe ngira ngo mvuge. Imana yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi, itegeka ibintu byose bikayumvira, ireba ibyiherereye, iri hejuru y'imbaraga z'amafaranga, ikaba hejuru y'imbaraga za Satani. Kristo wamuziritse iminsi 3 akazukana intsinzi. Niba koko izi ngo narazisenye, n'igihugu nagize gute? Waragisenye. Rero mama Shasi nta kindi kimukwiriye. Banguka hano, nzirika, akira nzirika. Mama Shasi nta kindi kigize gute? Wagize vuba koko tukihuta. Banguka. Akira. Imana imanuke mama Shasi wasenye u Rwanda, agasenya umuryango nyarwanda, agire gute? Abohwe. Ajye guhanirwa ibyo yagize gute? Yakoze. Ahagaragara kandi kuko bikoreye ku karubanda. Isi yose abakurikiranye iki kiganiro cyuko nashenye ngo ibi bintu bazabimenya. Hambura. Kandi akaba ari inkoni ngomba gukubitwa nk'umugore washenye u Rwanda, agasenya isi yose, yego, agasenya umuryango, asenya ingo, yego. Ariko niba ibi bintu, yego, ubirenganiramo, hari umuntu ubiri inyuma, byanga byemera ubwo arahari, yego, akaba ari kugambanira mama Shasi ngo avumwe abikivume mu bantu, akaba ari inyuma ya bino bintu, yego, kubw'imbaraga z'ifaranga, yego, n'imbaraga zo gukomera, yego. Iyi ni inkoni kwivangavanza amabara turabivugaho. Iyi ni inkoni. Niba ibi bintu ari akagambane, ari ukubeshya, uyu nawe Mana iri mu ijuru, Mana ireba ibyiherereye, Mana itabeshywa, ireba byose ikiherera. Niba wowe Mana uzi ko nubatse ingo, nkaba isi yose naratanzweho ko nasenye umuryango, uyu muntu wabigizemo uruhare, simvuze imiryango, simvuze abo bahabwa amafaranga ngo baze bagambanire mama Shasi, kuko na Yuda yarayahawe agambanira iki? Umwana w'Imana. Mwebwe rwose mukomeze murye, mwarahiriwe. Iki ni igihe cyo kugira ngo mugire gute? Murye, kandi ni agaciro k'amavuta. Ubundi ahantu amavuta ari abantu bararya, inshishi ziraturu. Ya baba akira. Uyu nawe uri muri izi ngeso mbi, we wabaye umuzima mubi z'ubugambanyi, yego, nawe ijuru rimanuke rize rimuhanira ibyo yagize gute? Yakoze. Isi yose izagire gute? Izabimenyera hagaragara. Nta kindi narenzaho. Ikindi ndagira ngo mbwire, yego, ndakubohora baba, kandi nawe niba koko ibyo arimo ariko kuri, reka tumubohore kuko ararengana. Rero ibi ntabwo mbikoze ndi kuzirika umuntu, kuko n'ikimenyetso ntabwo ndi kuzirika umuntu, nta n'ubwo inkoni ije gukubita umuntu. Iyi nkoni ntije gukubita mama Shasi, ahubwo ije gukubita umuzima mubi muri mama Shasi watinyutse agakora ibyo. Iyi nkoni ntabwo ije gukubita undi muntu wakoze kano kagambane, ahubwo ije gukubita umuzima mubi. Uwo ninde? Ni Satani ujya wiyambika ishusho y'umucyo, akaza kutwereka kwera, kandi inyuma hihisha umwijima. Niba inyuma ya mama Shasi hisha umwijima wo gusenya ingo, umva wankoniwe, uzankubite isi yose igire gute? Ibimenye, kandi ntuzankubite ibyo ifite ari bumenye aya mapingu y'ijuru. Ariko umva wa mudayimoni we, wa mwuka mubi we, niba ibi bintu ari akagambane, kubw'imbaraga z'ifaranga, kubw'imbaraga z'icyubahiro abantu bahagararamo, baharangiza bagasenya ubwami bwawe, uyu muntu wabigizemo uruhare, nawe aya mapingu y'ijuru azagire gute? Azayambare. Ikindi ndenzaho, hari ibintu nabonye kuri izi mbuga nkoranyambaga, ngira ngo mbwira abadukurikirana, mwabantu mwaretse kuyoboka Satani. Ibi nshobora kubikora gutya abantu bari mu mahirwe yo kwihana, nta kwezi ntanze. Imana mu gihe cyayishaka iracyari gutanga amahirwe yo kwihana. Niba mama Shasi ko kasenya ingo, ubwo mwibanga arimo arihana, ti mama we, Mana mbabarira we, ariko ngomba no kuza kuri kamera nkasaba iki? Imbabazi. Ariko uyu muntu nawe, yego, aracyari mu mahirwe yo kwihana, ari muri Mana mbabarira. Niba adakeneye amapinga agomba kuza kuri kamera agasaba iki? Imbabazi. Ariko niba ibintu yarabikoze,
akaba ari kwigiza nkana, akaba ari kwigiza nkana. Igihe cy'Imana kiramutegereje. Na mama Shase niba yarabikoze, igihe cy'Imana kigize gute? Kiramutegereje. Ndumva aho twahasoza. Ikindi kuri Zaburi nshya, yego, ahantu abantu bakumenye, ahantu bagukundiye, njyewe abantu bankunda kuri izi mbuga nkoranyambaga, yego, yaba hano ku mpanuro n'ahandi hose, abo ni abantu bakurikirana Zaburi nshya cyane. ni ukuri, ni abantu bakurikirana Zaburi nshya. Ariko aba bantu bakurikirana Zaburi nshya n'umuyobozi wayo, hari ijambo nshaka kubabwira, kandi mumbabarira abavuga ngo mpora mu buhanuzi bumwe. Njye ubuhanuzi iyo burangiye ndabuhagarika, kandi ubuhanuzi ndabwambarira. Yego. Rero abantu bakurikirana Zaburi nshya, namwe bakunzi ba Zaburi nshya, abakorera shitani mu rwango n'abakorera Imana mu rukundo, ndetse n'umuyobozi wa Zaburi nshya, ngiye kubabwira iyi nkuru iri muri Bibiliya, kandi ijambo ry'Imana ni amahame, niwo murongo udushorera mu bwami bw'ijuru. Habayeho umugabo umwe, umugabo bamwita Ahabu, yabayeho mu gihe cyashize. Yari afite umugore witwa Yezebeli. Uyu mugore witwa Yezebeli rero, yego, umugore witwa Yezebeli, hari igihe nzamwigishaho, hari igihe nzabwiriza kuri Yezebeli. Aka kanya rero ndamuvuga mu nkuru. Uyu Yezebeli yari umujyana, yari umugore gusa, yabaga hafi ya Ahabu. Noneho Ahabu aza kureba umugabo umwe bita Naboti, yari yifitiye uruzabibu, yasingiwe na ba sekuru rwiza cyane. Ahabu ararureba, atari koko n'ukuntu nkomeye uruzabibu, Naboti akwiye kurutunga. Aramusanga aramubwira ati, Nabo, shaka kumpa uru ruzabibu. Naboti ati, ndakurahiye, uruzabibu ntarwo naguha. Ati, Naboti, ndaguha icyo ushaka cyose, ariko uru ruzabibu ugire gute? Urumwe. Naboti aramurahira. Arangije haje kubaho ikintu kimwe. Uyu nguyu bita Ahabu yaragiye abwira umugore we, tuzi ko yanyimye uruzabibu, atakarukwima uri umwami, akakwima uruzabibu uri umwami, ari wowe uyoboye igihugu. Reka nkwereke, shaka abagabo b'ibigoryi tubaha ibiguzi. Tubaha iki? Ibiguzi. Aba bagabo b'ibigoryi mureke guseka, ariko murabona ibintu ari byo guseka. Tubaha ibiguzi bagambanire nde? Naboti. Nibamara kumugambanira, icyaha cye kiraba kigize gute? Kigaragaye. Noneho uraba ubonye uburyo wagira gute? Wamwica. Ndi kubwira abakunzi ba Zaburi nshya, mukurikirana mama Shase, ni ukuri nubone biri kuvugwa kuriya. Ahantu hose mama Shase rishinze agatebe, aba bantu bakunda mama Shase kuri Zaburi nshya baba bahateye. Yemwe muza kuri WhatsApp uti mama Shase watubabariye ukava muri biriya bintu we, mama Shase wacecetse. Abo nibo ndi kuvugana nabo. Abandi ndi kuvugana nabo ni ba bandi, yego, yego, Karame, buretse mbaze sozi y'inkuru. Iyi nkuru niba ari ubuhanuzi ndimo buryoheye, no guhanura muri iyi nkuru. Noneho ikintu cyahise kibaho, bagabo bumvira abagore rwose mwubahwe, yego. Ahabu yahise, Yezebeli nawe ashatse abagabo b'ibigoryi, ubundi abazanira Ahabu. Aba bagabo baragenda bashinja Naboti ibinyoma, bashinja Naboti iki? Ibinyoma. azira uruzabibu, Bari bahawe iki? Faranga. Iki? ifaranga. Abagabo baramushinja, Naboti bamwicira ku mugaragaro, imbwa ziraza zirigata iki? Amaraso. Noneho icyahise gikurikiraho, umuhanuzi w'Imana yahise aza. Amaze kuza aravuga ngo, yewe Ahabu we, aha amaraso ya Naboti yarigatiwe, n'ayawe ntihazagira gute? Azarigatirwa. Aha imbere gato rero, aha imbere gato. Ahanga Umva ko mucuruza, simubona ko muri gucuruza mama Shase? Yo bo rimutyaza iminwa murye, mutyaza ibifu murye, yego. ndakubwiza ukuri, Amaraso ya Naboti aho yarigatiwe niho nayo Ahabu agiye kugira gute? Kurigatirwa, yego. Rero ibi nabibwiraga umuyobozi wa Zaburi nshya, mbibwira n'abakunzi ba Zaburi nshya, ba bandi nyine bamereye nabi kuri WhatsApp yawe, wacecetse, wabyihoreye. Ese kuki utari kubumvira kandi yenda ari uwajyanama beza? Uzi ukuntu bankunda? Bababajwe n'uburyo mama Shase mfite iyi nkoni, ndi kwizirika imigozi, naheze muri Ahabu, yego. Kandi iyi nkoni ni ukuri kuyera, ndi nayo Kwivangavanza amabaraza. iyi nkoni rero ikintu ivuga, uyu mukara uvuga umwijima,
uyu mutuku ukavuga amaraso. ya Kristo. Rero amaraso ya Kristo yarenganijwe kugira ngo wowe urenganurwe. Amaraso ya Kristo yababajwe kugira ngo wowe wo kubabara. Ni ukuvuga ngo ndavuga ku maraso ibice bitatu. Amaraso y'Igetsemani, reka mvuge kuramwe. Amaraso y'Igetsemani ariya nyine yamumanutse gutya. Yego, ariya yavugaga yamarira turira abantu bakayabona. Afite ibintu byinshi avuga sindi buhinjire. Hari amandi maraso yavuye bamukubita atarigeze ava inyuma, yaviriye imbere. Biriya ni ibikomere Satani agambiriye gukomeretsa abaki abakristo. Hari andi maraso yavuye yitwa mu rubavu rwa Yesu. Kuri sheni Imana yampaye turi gusenga. Yitwa mu rubavu rwa Yesu. Mu rubavu rwa Yesu. Yego, turi gusenga. Ayo maraso yo mu rubavu rero niho itorero ryagize gute ryavuye. Aho niho wavuye nanjye niho navuye. Aya maraso rero, iyi nkoni ni amaraso y'akarengane. Kandi Kristo yamenye amaraso kugira ngo ntarengana nawe utarengana, hatagira n'unduri. Rero aya maraso yego ari kumwe n'iricuraburindi satanike. Uyu ni umwijima Satani, urumva? Uru ni urukundo Kristo. Rero iyi nkoni yego aya maraso azingiyeho n'uyu mwijima yego, ku mugaragaro gukubita ku mugaragaro, mwibanga gukubita mwibanga, imbabazi ku mugaragaro, imbabazi mwibanga yego. Icyaha wakoze kikajya ku mugaragaro, ugisabira imbabazi ku mugaragaro, udasabye imbabazi uhanirwa ku mugaragaro. Icyaha wakoreye mwibanga, iyo usabiye imbabazi mwibanga urababarirwa, wagikorera utasaba imbabazi ukagira gute ugakubitwa. Rero pasi inshuti y'Imana, ndagira ngo mpanurire aba bantu mbabwire ngo yego mugahe amaraso ya Naboti imbwa zarigase isi yose ireba. Naboti yaba bene data bambanjirije, bene data bagize gute babanje imbere. Naboti yaba mama shasi, Naboti yaba n'abandi bagiye gukurikira, kuko ikuzimu nigeze nabihanura ubwo nambaraga iriya shati ya gisirikare bwa mbere. Ubwo buhanuzi bwarasohotse kandi buzongera iriya myenda bakomeje abantu kuyibazaho. Yego, harabase mama chance we iriya shati ya gisirikare nyambara. Ubutumwa nasohoye bw'urwandiko nabonye ikuzimu ruhagarariwe n'ibyiciro bitatu by'abarozi. Uru rwandiko bagomba gusohora raporo yego y'uburyo hagomba kugira umuntu wangirika muri ubu bwami yego, kuri izi mbuga nkoranyambaga ku isi hose, kugira ngo ubwami satanike bwubakike. Hari umuntu ugomba kwangirika, hari amaraso agomba kumeneka yego, imbwa zikarigata kugira ngo ubwami satanike bwubakike. Tukiri aho rero yego, uzi ikintu kibabaje? muteze amatwi mbwira. Kanagera imbere. Uzi kugira ngo ubone umuntu uzi neza ko muri babiri wamuhaye igihe cyawe yego, mu buntu bw'urukundo rw'Imana. Si umwe, si babiri, si batatu, si bane, si batanu, si batandatu, si barindwi, si umunani, si icyenda, si icumi, kuko mu bwami bw'Imana yego umurimo wanjye ni ukubaka ingo yego, kugira ngo bene uwo muntu abone amaraso ya Naboti ari kuri gatwa yego, narangiza nawe azarigate, nawe azagire gute arigate. Ndashaka guhanurira abagore batatu nzi neza ko yego ubu bakabaye barashenye ingo yego, ariko ubu bari muri furi yego, bameranye neza n'abagabo babo. Hari n'abandi, hari n'indi miryango itatu yego, umuryango umwe ubu umwe aba yarapfuye, undi asigaye ari umupfakazi kubw'imbaraga satanike. Undi yego ubu yakabaye we n'umugabo babana mu nzu, umwe abukwe n'undi abukwe. Undi yego ubu yakabaye yarashatswe n'undi mugabo ari muri mani, ari muri yo mbimenya. Ubwo ni imiryango ingahe? 6. Ariko bubatse ingo zabo yego, mu cyumba kibanga ibintu biraryoshye, mu iterambere ibintu biraryoshye, ibintu biri kugenda neza kubw'amavuta ya mama chance. Ariko baribagiwe yego, barimo barasharinga mama chance, barimo baragira gute? Nibo bantu ba mbere bari gusharinga iyi nkuru yuko nsenya iki ingo, kandi bo n'imitima yabo barabizi ko nabubakiye. Mvugiye imbere ya kamera ahantu hose nteye itako ndi kuvuga Imana yego, baba bahari kugira ngo bagire akantu bakuramo basharinge. Mama Chance umuhanuzi usenya iki ingo. Iyi miryango uko ari 6 yego, ibi bintu barabikora mu ibanga, ariko nge mbahanuriye kuri kamera. Umva mwa miryango ngo murabikora nk'abihorera mukagira ngo mpanye namwe. Uyu ni mwuka wera wabantumyemo. Wa mugore we dusenga na sejeme uhite wiyumva
wa mugore we iyo umaze gusheyaringa uhita urwara umutwe iri joro ukimara kumva inkuru kuko uzayumva ari nijoro umugabo aragukubita kandi nagukubita ntuze gushaka mama shase ngo wihane nta mwanya mfite wo kukwandikira nta n'umwanya mfite wo kuza kugushaka nudashaka mama shase wihane buri minsi 3 umugabo azajya gukubita buri minsi 3 umugabo wagukubite uretse bobo moye muretse ngiye inkoni kuko Imana irababaye Imana igize gute irababaye namwe bandi batanu musigaye mwirirwa musharingaho kujya mu marepetisiyo ngo murepete mujye kubaka ingo zanyu mukirirwa muteye amatako kuri WhatsApp musharinga mama chance ngo nibabimenye kandi si mama chance gusa abakozi b'Imana bagiye baca kuri izi mbuga nkoranyambaga ni benshi bagiye barigata amaraso yabo aho yamenetse nta kandi kazi kanyu uretse gusharinga iminsi y'igisambo rero iba 40 uwa 41 ugafatwa nje mama shase muri ubwo bujura bwanyu murimo mwiba mu bwami bw'Imana mugemurira satani ndi umunsi wa 41 umunsi wa 41 mwami byangomwe muri uku kwezi kwa 10 nambaye uyu mwambaro wera ndabababariye n'Imana nibababariye ariko muri iki kirere cy'ubwami satanike bari imbiri ko musarura aho mwagize gute mwabibye inkoni y'Imana ibagezeho murakubiswe n'amabi yanyu kuko si mukubiswe kubera mama shasi ahubwo mukubiswa aho mwazengerereje iki Imana aho kugira ngo mwamamaza abaririmbyi baririmba aho kugira ngo musharinga bavuga butumwa babwiriza aho kugira ngo musharinga abahanuzi babahanurira babereka ibiriho kugira ngo musenge ahubwo murasharinga runaka bamufasha sambana runaka bamufashe ngo asenye ngo runaka nibyo mwirirwamo Imana yambwiye ngo nimutihana mwihaniraho mwibanga kuko niho mwabikoreye ngo muhagarike izishe mwirwa musharinga mwubaka ubwami satanike Mwuka w'Imana yambwiye ngo satana aje kubahembera ibyo mwagize gute mwamukoreye kuko icyo ubibye nicyo ugira gute nicyo usarura mwabibye kwa satani none mugiye gusarura ibyo mwabibye ndumva ari ibyo nta kindi rero aba bantu murambaririmbira yego bwa buhanuzi bwanjye bumwe nyine igihe cyabwo nticyari cyarangira abo yagaburiye bakarya bagahaga abo yahumuye uwo mwanya bakareba abo yakijije ubumuga maze bakagenda nibo babaye abambere ati nabambwe iyo kwa Pilato ati tubamburire Baraba kiriya gisambo utubambire uriya wiyita umwami Yesu mureba yateshejwe agaciro Yesu mureba yambuwe agaciro na cyaha afite na kimwe kimuhama nuko yiyemeje kuzagucungura umuntu iyi ndirimbo ndagira ngo mbwire abadukurikiranye yego Imana irababaye aho umuntu ashobora gufata amafaranga atazarya n'ukwezi akagambana yego ngo arebe ko bwacya kabiri aho umuntu afata telefone agasharinga guhera ku bantu 3 kuzamura ngo ari kugira ngo uwakoze ibibagire gute amenyekane Yesu arababaye ko abantu barimo barabambura Baraba bakabamba umwana w'iki w'Imana ariko uyu mwana w'Imana pasi uri ku musaraba yego impamvu Imana yabyemeye yego ibi ngibi ko biba harimo itsinzi yo gucungurwa nyuma y'ibi Imana ije kwihesha iki icyubahiro yego urakoze cyane hari byinshi cyane twavuga ariko ngire ngo kugira ngo dukoreshe uyu mwanya wacu neza ko nabizi inshingano ziba ari nyinshi ufite Joel na President nyuma ko birabe byose babaye ugize ufata umwanya wawe urabahamagara aravuga se kuki mwakoze bino bintu kandi muzi ko atari ukuri mugamije iki uwo mwanya wigize ubaho njyewe ndi umuhanuzi ibi mbere yuko biba nari mbizi ko bizaba Joel twaravuganye yego naramubushisha aranga President yego mfite voice namwohereje mubwira ngo ibyo bintu ugiye gukora ubanza utekereze kabiri nk'umuntu w'umugabo
kuva icyo gihe ntabwo turongera kwandikirana. Ariko yego nta wigeze ansanga bakubwira ati nakosheje ahantu. Narabababariye rero kubera ko muri ubu buzima tubayemo bwa gikristo mu itorero ryacu twatojwe ko mwene so nakora ikosa umusanga ukamuhugura, yakunanira ukamuteza mwene se, byakwanga ukamushyira itorero. Reka nemere ko Zaburi nshya ari itorero. None se ko bari bamaze kumenya ko nsenya ingo, baransanze barambwira ati rekeraho ndabananira. Ese mu gihe wenda reka nemere ko basanze nkabananira, baba baranyeretse umuryango nk'itorero, ngo itorero rimpane nanirane? Birababaje rero yego kunzana kuri Zaburi nshya mfite itorero ryanjye rya ADEPR bari kundegera, cyangwa se bakandegera abandi bantu. Nanjye kuriya mwatunguwe niko natunguwe, ariko ngiye kuri telefone yanjye mfite voice noherereje President ndamubwira ngo ibyo bintu ugiye gukora ubanza utekereze kabiri nk'umuntu w'umugabo. Wayitwumvisha iyo voice cyangwa nibanga iyo voice oya umutima ukomeye ko utayitanga ubu ngubu nzayitanga igihe nikigera. Okay, reka dusimuke kuri ingingo na kuri iki kiganiro, ariko nabonye muri commentaire ahantu hatandukanye baragiye bavuga ati mu chance wowe uranabeshya, wavuze ko TCA atazageza muri kuno kwezi kw'icyenda, none kwa 10 kurageze TCA hari muzima. TCA nabiza kumugeraho n'ababara cyane, ubonye ukuntu ajya koherereza nka video cyangwa se yanakuhamagara kuri, akunda guhamagara kuri video cyane. Aho kukibahora bagaragaza ko ari aka video, ubundi biriya ni ibiki? Oya karaka video ni kuvuga ngo urwego bwa TCA. Ariko reka turaza kubukomantaho nyuma. Reka maze nk'ibaza icyo kibazo. Hari ibyo watangaje ko nibidakorwa TCA tuzarangiza kuno kwezi kw'icyenda, banakomeje kuvuga ati wavuze ko TCA azapfa ntiyapfuye n'ibiki byose. Nagira ngo wenda ugiye ikintu tubwira kuri iyo ngingo, abantu bakomeje kwibazaho cyane bavuga ati uyu muhanuzi we so gushidikanwaho. Urazi se njye ndi mu gihe cyo gushinjwa ibinyoma, ariko hari uburyo Satani ari kubura ubwenge kandi twe tumuzi nk'umuntu z'ubwenge. Satani agata ubwenge. Njyewe nahanuye kuri kamera, abantu barumvishe. Njye ntago nahanuye ko TCA azapfa mu kwa 9. Naje guhanura ari naho izi ntambara zatangiriye. Naje guhanura mvuga ko yego bantu mukunda TCA, itorero rya ADEPR ryamubyaye, ni mutabare TCA, kuko TCA ni mutamutabara ntago Imana iri bwemere ko akomeza kubabazwa, iramucyura mu kwezi kwa 9. Ariko ni mu mutabara TCA wanyu Imana iramubagarurira. Rero Satani kubera ahantu nari mukubise yego naho twarimo duhurira kuko nari maze iminsi ntambukije ubuhanuzi bwo guhereza Imana igihe abantu bari gusenga. Ubutumwa bwa TCA nabuhawe tugeze ku munsi wa 2. Satani hari umunyago narimo mwambura, rero abantegeye aho ngaho. TCA baramutabaye. Ndashimira itorero rya ADEPR yego ko bumvisha ubuhanuzi bagashyira mu bikorwa ubuhanuzi bw'Imana, ndetse n'abakunda TCA Imana ibaha umugisha barabikoze. TCA wacu Imana yego imugeza mu kwa 10 ariho. Ariko ubu tuvugana se w'ibinyoma Satani ari gutangaza ku isi hose yego akoresheje imbaraga zitwa iki ifaranga yego ngo ko nahanuye ko TCA azapfa mu kwa 9. Byaramubabaje cyane kandi noneho reka nkubwire uyu TCA nago yababajwe n'ibyo yumvishe navuze kuri kamera, ahubwo yababajwe n'abamushyiriye iki amagambo yego kubwaza mbaraga z'ifaranga z'akagambane yego. Rero ikintu cyo nabwira abantu bankurikiranye, ibi ngibi ntago ndi kubivuga yego aribwo bwa mbere narahanuye yego ubuhanuzi mbuhanura kuyoboka Imana yego mbuhanura n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Yoboka Imana bakubushyiraho baravuga ngo bwuzuyemo ibinyoma, bwuzuyemo ibindi bintu bikomeye cyane. None se reka nkubaza ikibazo, iyoboka Imana yanze gushyiraho buno buhanuzi asubira inyuma nawe abusubiramo yego ndabyemera ko yari amarangamutima, ariko yasubiye inyuma nawe agira gute abisubiramo. Kuba njyewe yantanga nk'uwahanuye amarangamutima ayo niyo mahitamo ye, nta nicyo binatwaye, ariko ndamushimira ko yasubiye inyuma akagira gute akabisubiramo. Rero Imana imuha umugisha. Ikindi gikurikiyeho aba bantu bari kubwira ko nahanuye ko azapfa mu kwezi kwa 9, iki ni ikinyoma kuko abo tubwira nta itamero nibikoreye ndabisubiramo. Bikoreye imitwe itekereza ibintu barabyumvishe n'ubundi birahari birumvikana. Uyu TCA rero bashyira ubugambo yego nguko nahanuye ko azapfa mu kwa 9, nawe ni umuntu w'umugabo ufite ubwenge butekereza, azaza yumva ubwo buhanuzi yego. Rero aha ngaha hihisha inyuma yego
abagambanyi b'ikinyoma, uyu muhanuzi tumuvuge gutya, dukora iki, nta muntu n'umwe ushobora gusenya umugambi w'Imana. Cyokoze ushobora kuwukerereza ariko ntushobora kuwusenya. Rero ubuhanuzi natambukije, ntabwo natambukije ko azapfa, ahubwo naratabazaga ngo nimutabare uwacu atagira gute, adapfa. Ubundi abantu ngiye ngo kino kintu wenda nishaka tunasoze, ariko iki kintu cy'uburwayi bwa tisiye abantu benshi bakigiraho, nanjye ubwanjye personnel nabugizeho ikibazo. Ndabyibuka tisiye tukimara kumenya ko arwaye, ari umwe mu muryango w'inshuti ye, numvise afite gahunda yo kujya kumusura, ndavuga ntabwo bansiga, ko tisiye ni umuntu nzi i Butare, ni umuntu nzi Imana yaramuhinduriye ubuzima. Tisiye muzi yari umuyede ujya ku kiyede gutya. Nzi na tisiye yitwara mu modoka nziza cyane itagira uko isa. Nzi tisiye ari umukozi w'Imana, nzi tisiye mu buryo butandukanye, nzi tisiye yakora ubukwe mu byiciro nk'ibyo byose. Ariko abantu ko bagenda baganira, umva hari ibintu byinshi cyane bigenda bivugwa. So tisiye twagerageje kujya kumusura, turagenda aho bari batubwiye arwariye, ku irwariro yari ariho, baratubwira ngo tugiye kuhagera, turamuga tugiye kuhagera, hari umuntu usaza kutwakira kugira ngo tudatinda muri iyi parikingi ya hano kugira ngo bize koroha. Aratubwiye ngo baramwimuye, ngo ibitanda byabaye bikeya, baramwimuye. Umuntu uri muri urgence nk'uwo nguwo bamwimura gute? Tubimurikiye ati ntabwo ndamenya aho banjyanye, tubwo yenda niba aricyo munsurishije mwakira kuri telefone, ubwo nazamenya aho mukazansura. Twabitindaho turavuga by'abaganga ko tutabemo turahora. Hari umubyeyi umwe wampamagaye uri muri Amerika, ibyo yampaye niba ngombwa nabyo umuntu azabitangaza, ariko si bya kano kanya. Abantu benshi kuki bavuga ko tisiye atarwaye, ko akanya yari amaze iriya mpanuka, ko na Faisal yakandagiye ko atahatinze, ko tisiye biriya bintu yaba abikora ari mu rugo, yaba ari muri tekinike ngo zo kugira ngo abone amafaranga. Ibyo bintu nk'umuntu w'Imana wanagenzuye, wanahanuye, ubundi tubwire tisiye koko yaba afite ikibazo cy'uburwayi cyangwa n'ikindi kibazo cyari hitari uburwayi? Pasi, mu ruhirahiro Imana yantumye gukuramo abantu no mu rungabangabo, yego, ndumva aho ngaho nta kintu ufite gutangaza. Gusa wenda icyo natangaza aka kanya, yego, ndashimira abantu babaye hafi tisiye mu gihe ari mu bitaro. Ndashimira itorero rya ADEPR ryamubaye hafi mu gihe ari mu bitaro. Ariko noneho nkananenga n'abantu bihishe inyuma y'ibinyoma bigiye bitandukanye, yego, kandi tuzi neza yuko, yego, ikinyoma kiriruka ariko ntikijya gisiga iki ukuri. Ibya tisiye, yego, n'uburwayi bwe n'uburyo ibintu bimeze, igihe cyo kubivugaho cyarangiranye n'ukwezi kwa 9. Uku kwezi kwa 10 ndashimira abakoze umurimo mwiza w'urukundo. Naho ibindi byo reka nkubwize ukuri Pasi, urarucira rumiza. baba umuntu, yego, hari abantu bajya bakunda kuvuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe, yego. Umuntu ushobora kwibwira kuri kumubeshya, yego, kugira gute, kumushuka no kumushuka, kandi icyo kinyoma cyawe yamaze kugitahura kera. Akakuyora ukagira ngo ikinyoma cyawe yacyakiriye, ariko yamaze kubona kuri kugira gute uri kumubeshya. Rero njyewe ibigendanye na tisiye ubutumwa bwabyo bwarangiranye n'ukwezi kwa 9. Mu kwezi kwa 10 ndashimira abakoze umurimo w'Imana w'urukundo, kandi mwarakoze uwo murimo mwiza w'urukundo mwakoze, watanze umusaruro mu bwami bw'Imana. Ibikurikiye inyuma yaho nge ntibindeba, hari umugabo ureba ibyiherereye uzi ukuri kw'ibyo byose, kandi nabishima hari igihe yazabigaragaza, yego, anyuze mu bandi nabo, yego, bahawe uwo murimo. Mu murimo rero nahawe Pasi, uwo ngo ntirimo ntabwo urimo rwose. Urakoze cyane, kuko byanga byemera hari Imana iba yakoze. Mu mashase mbere yo gusoza, hari byinshi cyane uba ubona muri uyu murimo wa data. Turi kubona abapasiteri bakomeye, turi kubona n'abandi basanzwe, turi kubona abavugabutumwa, abantu uza gukora abavugiramana benshi cyane, nabo ngo bari kwisanga ku karubanda, baba barengana cyangwa se ari ukuri.
byose buri kwisanga ku karubanda. byose biravanga. Ubundi ibi bintu cyuko abakozi b'Imana bisanze navuga ngo ni ku ndege hamwe byose amakuru yose abera kuri izi social media zacu, ibintu byo bihishe iki birakurikira iki? Kuko abantu kwibaze iyi ntambara birimo iki? Kuko n'abapasiteri ngo abasambanye, uko na pasiteri ngo abibye amaturo, uko na pasiteri ngo abahemukiye abantu, ingeri zose zirahanga. Ubundi iyi nkubiri iraza gusiga iki? Ihishe iki nyuma y'ibi byo? Umuntu usenga uyu munsi asengera iki kugira ngo byibuze niba ari n'icyakumirwa gikumirwe, niba ari n'icyakemuka gikemuke? Gusa ikintu nagira inama buri muntu ku giti cye, yego ni inama imwe yonyine. Ndabanza mvuge ku makuru ho gato. Ikintu cyihishe inyuma y'ibi ni imbaraga satanike zigira ngo turangarire muri ibyo, yego ubwami satanike bwubakike, ubwami bw'Imana busenyuke. Noneho inama nagira buri muntu, yego muri bino bintu, ndagira ngo mbwire ibi nanabivuzeho, ndagira ngo mbwire abakurikirana izi mbuga nkoranyambaga, ntago uwo musambanyi uzamumenyera mu kuba batangaje ko ari umusambanyi kuri kamera, yego ahubwo uyu musambanyi uzamumenya mwembi muri bangahe? Babiri. Yesu yabivuze, wese abawe tuzababwirwa n'iki? Aka kanya Yesu rero ntago abigishwa bari kumaza ngo abawe tuzababwirwa n'iki, yabashubije ngo muzababwirwa nuko bari kuri kamera babavuga neza, yego yarababwiye ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Kandi imbuto hano kuri kamera ntago nazera kuko ahambiyereka neza. Imbuto zizagaragarira muri aba bashumba, muri aba bahanuzi, muri aba bigisha, muri aba bavuga butumwa. Uzahana imbuto zigaragarira uwo mushumba ari kumwe n'umukristo ari bangahe? Ari babiri, yego. Ubu muri bariya abantu baduhamagara nibo bazi umukozi w'Imana by'ukuri n'utari umukozi w'Imana. Bariya baduhamagara, bariya babahamagara, bariya nibo bazi ngo uyu koko ni umushumba, uyu nguyu aba yaje kudutuburira. Naho ibi byo ku mbuga nkoranyambaga aha hihisha ubwami bwa satanike buza gusenya ubwami bw'Imana. Ese pasi, reka nkubaze ikibazo. Ndabyemera wavumbuye ko runaka ari umusambanyi, yego umuzanye kuri kamera, aho uri kubaka ubuhe bwami? Uri kubaka amafaranga nyine, ntarara uri kubaka views. Ese kumutuzaniye ko yasambanye, ngaho mbwira ikintu uri kubaka mu bwami bw'Imana. Nta na kimwe. Ngira ikintu uri kubaka, Nta na kimwe. yego. Rero mwebwe muza gukurikirana ngo ibyaha by'abandi ngo basambanye, yego muri kwamamaza satani. Reka mbyemere ko bafashe umuntu yasambanye kuko nabyo bibaho, ariko kumutuzanira Yesu barabikoze. Ubundi ibi ntago ari agashya, na kera kose byahozeho. Yesu ngo bafata indaya, kandi muri bari abayifashe, yego harimo n'abayisambanyije, ngo barayimuzanira ngo Yesu turamuzi, ni umuntu w'umugabo, arahita agira gute? Ayica. Yesu arabareba, arabarondora, arangije yandika hasi ubonyemo icyaha cy'akiruka. Njye Imana yarantumye, yego irambwira ngo ugende ubabwire ngo utarakora icyaha yongera mutera iki? Ibuye. Hano kuri kamera dukeneye ko mutubwira imbaraga z'ijambo rizirema ibitariho bikabaho. Dukeneye kumva gospel iririmba, sibyo? Amavuta y'Imana akamanuka, abafashwe n'ubusambanyi bakabohoka, yego abafashwe n'inyatsi zikabavaho, abatari feeling Imana bakayifiringa. Uraza kutubwira ibyaha bya runaka ngo tubifiringe se natwe tugende dusambane? Uraza kutubwira ko mama Chance asenya ngo bidufashe iki, natwe tujye kuzisenya? Ko wamumenye ko asenya ngo uramutuzanira ngo bitumarire? Ahubwo tuzanira uzubaka. Mama Chance wamaze kumenya ko asenya ngo tuzanira uzubaka. Runaka wamaze kumenya ko asambana, yego kumutuzanira uragira ngo natwe dusambane? Tuzanire umukirisitu kuko barahari. Rero bakristo dufatikanyije urugendo rujya mu ijuru muri kuri izi kamera. Inama nagira buri muntu ni muve mu kubaka ubwami bwa satani, sibyo? Twubaka ubwami bw'Imana, yego tuvuga ibikwiriye tugomba kuvuga, tutari mu nkuru zitangaza ibyaha by'abandi. Yego. Mama Chance, Imana igumugisha cyane. Ku muntu ushaka kuvugana na Mama Chance cyangwa se wifuza kuba hari ibindi birenze ibi baganira, telefone hari ikibazo? Nta kibazo Rwose. 07 86 42 13 09. Wampamagara ukambura, wanyandikira. Bisigaye Imana y'amahoro ibiteho, ibabe hafi, abariyo irwanira buri wese muri iyi ntambara turimo y'ibihe bya nyuma. Kristo agiye kuza, no kuri Kristo araje, ntago nagenda ntabivuze. Azaza nazatinda Ariko Mana nkuko yabisezeranye, araje, azaza nazatinda. araje Kristo. Gusa wenda tukiraho reka dusenge.
yego reka dusengere bano bantu baba badukurikiranye, kuko ikintu cyo nabonye mwiyerekwa nagiye kubona mbona mbere y'uko abana b'Imana bazi harabanza hakaza satani n'abakozi be, kandi n'igihiriri kinini igikundi nibo benshi babakurikirana, nibo benshi babaha views, nibo benshi batuma amacano yanyu aha ngaha buriya nk'uku nguku. Reka nkubwira akantu Pasi, jewe misiyo y'Imana afite hano ku mbuga nkoranyambaga ubu. Pasi nkubwiye ati ku mpanuro Imana yantumye abantu 20, aba 20 bazakugeza kuki? Ariko aba 20 bafite abaherekeza nk'ibihumbi 2. Yego, umugeni wa Kristo rero umwe afite abagomba kumuherekeza, ubukwe bugataha, ubukwe bukagerwaho. Rero wowe udukurikiranye ndakwifuriza kutaba mu baherekeza, ahubwo ube mu bageni. Pasi Imana yagutumye umugeni, ntabwo antumye abageni. Yego Yesu, mugisha Imana yagutumye umugeni. Yego, ikaze Imana yagutumye umugeni. Uyu mugeni rero, yego, uyu mugeni agomba kugira abamugaragira, abatanga amakanzu, yego, impanuro nyine kamera ikaboneka tugashyigikira umugeni, yego, abatanga sare y'ubukwe, umugeni ubukwe bwe bukagira gute bugataha. Rero tugiye gusenga kugira ngo ubukwe bw'uyu mugeni butahe, ubukwe bw'umwana w'Imana bugire gute butahe. Haleluya, amen. Rezikitaye, turagushimiye wowe mugenga w'ibihe. Birashoboka cyane ko uyu mugeni yaherekezwa na benshi cyangwa agaherekezwa na bake, ariko turagushimiye ko uyu mugeni ubukwe bugomba gutaha. Icyo nicyo tugushimiye. Rero uyu mugeni nubwo watanze amakuru ku bukwe buzaba, uyu mugeni akeneye byinshi bikwiriye kugira ngo ubukwe bugende neza. Mwami Imana Nyiringabo, Uwera wa Isiraheli, ndi imbere yawe sengeye aba bantu, muri aba bantu bangana gutya, muri iki kivunge. Inzira ijya mu ijuru irafunganye, inyurwamo n'abakeya. Muri iyi hiriri umugeni wawe Kristo niwe wadutumye. Uyu nguyu urambwira ngo ukeneye umutima we. Uyu mugeni narindirwe mu isi. Dusabye imbaraga zo kurinda umugeni. Dore Kristo uraje, utunguye ab'isi, utunguye abari mu isi. Nyemerera kano kanya utanga imbaraga zirinda umugeni, imbaraga z'uburinzi. Mwami Imana Nyirigabo, umugeni wawe hirya no hino harimo ararimbishwa, hari kwambikwa, hari gutunganwa. Tanga imbaraga zo gukomeza umugeni, tanga imbaraga zihisha umugeni. Jambo ryarambwiye ngo uba mu bwihisho bwawe azahama mu gicucu cyawe. Nyemerera uyu mugeni umuhishe muri iki gicucu, umuhishe muri ubu bwihisho, kuko ibihiga umugeni ni byinshi mpande n'impande. Mwanzi yagabye ibitero mu buryo bw'ubwenge n'ubuhanga, mu gukomera, mu mbaraga z'amafaranga aho yagabye ibitero, mu mbaraga z'ubwenge yagabye ibitero, mu mbaraga zo gukomera hagaba ibitero. Ariko Kristo ndabizi imbaraga zawe ziruta ibyo byose. Kristo we ni kuzimu wamanutseyo, tabara izo mbohe ziboheyeyo, uzibohore mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kutabaye umugeni wawe. Ubwo ugarutse uhagaze ku bicu uratunguranye. Umugeni wawe yumvisha ijwi na kano kanya mu gihe tugutegereje. Umugeni nufungura amatwi yumva ijwi ryawe mu mbaraga z'ububasha bwawe. Urashoboye. Kwebwe igihe kiraduhagarika, ariko we ntawe ujya uguhagarika. Igihe kirahagarika umugabo uri kuri kamera ku ruhimbi n'ahandi hose tuvuga, ariko Kristo wowe ubwami bwawe buragutse, vuga butumwa riragutse. Nukomeze wubake. Dusenye satani n'abadayimoni n'abarozi n'abazimu, dufunze amarembo y'ikuzimu, atake zose z'abadayimoni duhindishije umushyitsi. Izi mbaraga z'umwijima intsinzi ni iyawe. Inzira zose abadayimoni banyuramo turafunze, 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 turafunze mu izina rya Yesu. Imiryango yo mu bwami bw'Imana turayifunze. Uburinzi n'ubudahangarwa nibube ku bantu bawe. Urakoze, ndagushimiye kubw'umurimo wawe mwiza. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Amen. Manshora byose rero ibaho umugisha. Turabakunda. Mama Chance Imana iguhe umugisha kandi kwagura kugirire neza, uburinzi bwayo ukomeho. Kandi icyo dusabye twizeye nuko umugisha w'Imana
muwakire kandi ubameho ibihe byose. Turabakunda kandi muhore imbere y'Imana, musenga musaba, muzahabwa ibyo byose mu izina rya Yesu. Bye.